ubuzima bwose ducamo isi tuzayivamo. Umuntu agira ibirori bitatu ku isi: umunsi wo kuvuka, umunsi aba ari umunsi w'ikirori wo kugera ku isi. Ariko hari n'umuhanga wavuze iyo umwana ari kuvuka amarira ya mbere arira akigera hasi, burya bavuze mugeze munsi y'umuruho. Isugeramo kivuka ukagutangiza itagari gahinduka, hakazamo ko nyine wapfuye. Nibyo twese tuzaca mu rupfu, ariko ibyiringiro by'abizera tuzabona Yesu ku munsi w'umuzuko. Reka dukomere Imana amashyi yo kabyara. Yakome ntacyo bitwaye, turi mu mubabaro ariko nta kundi dukwiriye gushimira Imana. Yatashe turababaye, kandi twese aha yaciye tuzahaca. Nanjye uri kuvuga nzapfa. Buri munsi murabyigisha abantu iyo bahagaze kuri uruhimbi tuzapfa. Iyo twaba turi mu kindi gihugu tubabwiza ukuri ko tuzapfa. Dukwiriye kubaha Imana ku manywa na nijoro. Rero umuntu wese waje guherekeza kuri Chantal bikubera inyigisho ukwiriye kuzirikana kubaha Imana ifite umwuka. Imana nimenya igihe uzamara ikakurinda uvutse, ariko nimenya igihe izagucurira. Ugomba kuyubaha igihe uzabira n'igifite urufunguzo rwayo. Ibi rero yakoze, uyu yaruhutse ibiho n'imihati, ahasigaye nitwe tugomba kwitunganya. Natwe igihe cyacu nikigera tuzatahe neza dufite ubuhamya bwiza. Twakiriye abakozi b'Imana baba bari hagati muri twebwe. Abaririmbyi bacu bahageze barahaguruke bazamura ibiganza gutya bisanzwe. Abahari Imana baha umugisha. Niba hari n'abantu bakozi b'Imana, twakiriye Bishop Gerard, Imana imuha umugisha. By'umwihariko twakiriye Apotre uyobora umusozi w'ibyiringiro hano duhagaze ndetse no mu Rwanda. Reka haguruka basuhuze. Uyu niwe Apotre uyobora itorero umusozi w'ibyiringiro, yitwa Apotre Mukabadegiririya. Ni nawe ugiye kudukomereza umuhango w'ijambo ry'Imana bijyanye n'uyu munsi. Agira rero ngo mwakire kugira ngo atugezeho ijambo rijyanye n'uyu munsi wo guherekeza mushiki wacu Chantal. Karibu Apotre. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Mbere na mbere ndabahumurije buri muntu wese uri hano n'abandi batarahagera, abafamiliye ba Chantal, inshuti ze, abavandimwe. Nukuri ndi imbere y'Imana ishobora byose, ndi imbere yanyu mwese. Nanjye ndarimuzi kandi namukundaga. Ndabahumurije, ndabahumurije dukuye ku mutima, ndabahumurije n'inshingano, ndabahumurije nk'umubyeyi, kandi ndabahumurije nk'umushumba w'itorero. Imana ibahumugishe. Ntabwo turi butinde, ariko ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Mu nkundire mvuga Imana ubw'urupfu. Twumva urupfu ni iki? Twumva urupfu, gupfusha se ni gute wagenza, ni gute byakorwa. Telefone yihorere mbanze mvuge. Ihangane cyangwa bice nyuma kugira ngo mbanze mvuge ku bwa Chantal. Imana yacu ishimwe. Mujye muvuga ngo amen. Iyo mvuze ko Imana ishimwe nyine nishimwe, nta kundi. Ni munyemere tubanze duhaguruke dusenga Imana. Imana ibahereze umugisha mwinshi.
ubundi tubanza dusenga Imana ishobora byose ifite ukaduhumeka, Imana yaremye mu rusho yayo, Imana yacu mureke dusenge. Data ndagushimira kandi ndaguhimbashe, uri Imana yuzuye no gutabara no gukiza, izina ryawe nirihimbazwe. Turi hano mu nzu yitiriwe izina ryawe kuganya kubyara Chantal, Mwami wacu Yesu Kristo. Usarura ahantu wabibye, ntabwo tukubaza ngo uragira ibiki, nta muntu wakuburanya, nta jambo rimena amatwi dufite Mana, ahubwo twese turakubaraniye duciye bugufi. Turavuze ngo shimwa ku bwa byose mu izina rya Yesu. Duhagaze mu ijambo ryawe nk'uko rivuga, ijambo ryawe riratubwira ngo mu bibaho byose ngo twifatanye n'abishimye kandi tubabarane n'abababaye, kandi ngo duhore tugushimira byose. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kuganya kubyara Chantal wasaruye, turagushimye kubw'umuryango we, turagushimye kubw'abana wamuhaye, turagushimye kubw'abavandimwe ndetse n'inshuti, turagushimye kubw'abo bakoranye umurimo, turagushimye kuko Mwami wacu ariyo wahisemo kuba umwishyiriye muri uyu mwanya wa nonaha, ndetse Mwami wacu twe tugasigara kugira ngo bitubere ishuri n'isomo ryo gukora ibishimwa nawe. Ibi byose Mwami wanjye Kristo turabigushimiye, babyeyi baragushimye, bapapa baragushimye, buri muntu wese uri mu nzu yawe turavuze ko icyubahiro ni icyawe. Uri Imana yo gushimwa, uri Imana tuvuga tukaruhuka, uri Imana tuvuga buzuye umubabaro ugashira, uri Imana twageze imbere mu kiganza cyawe byose birimo, mu kuboko kwawe byose birimo, uri Imana ibeshaho, uri Imana yikikanakiza. Iko niko ijambo ryawe ryatubwiye, naho byose turabigushimiye. Cyubahiro n'ikibi cyawe uyu munsi wa none, tukiri muri gahunda dutangiye yo guherekezanya kwigendera Chantal, mfashe mbere imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ntatangije imigambi y'umubi mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nibize bibaha ahantu, maze natwe utwomorera imitima n'inguma, uzana ibipfuko bingana n'ibisebe dufite mu mitima, kuko uri umujyanama n'umuyobozi. Mu izina rya Yesu umuriza uyu muryango, niwo ufite umuti womora, umuriza abana, umuriza ababyeyi be, umuriza inshuti, umuriza abo bakoranye. Mwami wanjye Imana, ni wowe ufite ikiganza cyagenda kigapfuka, maze buri wese agakomera imbere yawe. Urakoze Mana, wacu tuvuyemo, ariko ukomeze imitima yacu, maze ubugingo bw'ukuri kandi bura iteka ryose. Imana y'amasezerano, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye, muvuge neza kandi mwumve ikaze. Amazina bayababwiye, Ndavotre yitwa Liliane. Turashima Imana muri byose, turashima Imana kuganya kubyara Chantal, ko Imana yamusaruye ko yabishatse. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turayisanga mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere, ibice byaho ni ibice 4, umurongo waho n'umurongo wa 13. Niba hari abafite Bibiliya muri telefone bakwinjiramo bakagerayo, cyangwa n'abazifite bisanzwe tugasomera ijambo ry'Imana, tugasoreza no kuri riri mu byahishuwe, ubundi tugakomeza imihango yo guherekeza mwene data, umwana wacu, umuvandimwe Yesu abaho umugisha. Haravuze ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu izazurana na Yesu izazana na Yesu hamwe n'abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuzuka k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye
duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo twese tuvuge ngo amen. Reka tubanze tuzamura amaboko tuvuge ngo icyubahiro ni icy'Imana. Imana ibahereza umugisha. Aya ni amagambo y'umugaragu w'Imana Pawulo yandikiye Abatesalonike. Imana ishimwe. Mujye mwihangana muvuge ngo amen. Ndashaka kuba kugira ngo imitima yanyu ivure mu gake. Ntabwo ari burundu ariko harazamo akantu. Sibyo rata? Imana ishimwe. Abatesalonike iyo bapfushaga umuntu bariramataga bikaba induru. Byanga bikunze bagashaka aho begeka wa muntu, bagashaka nubwo yaba yishwe n'imodoka hari yamugonze, bagashaka ahantu begeka babeshye aho urupfu rw'uwo muntu rwavuye. Niko imiryango niko umuryango Abatesalonike ko bari bateye. Yesu ahabwa icyubahiro. Noneho Abatesalonike iyo umuntu wabo yapfaga bajyaga kumushingura isazi zigeze mu hepfiriye ngo ku isoko rya Kimisagara. Byarabaye bibi cyane. Pawulo Imana iramuhagurutsa imutuma ku Banyatesalonike. Iragenda iramubwira ngo ndashaka kugenda gukura aya mategeko mu Banyatesalonike. Iramubwira ngo Abanyatesalonike ndabakunda pe, ndanabishimira, ariko iyo babuze umuntu tugirana ibibazo. Baba n'abantu badafite ibyiringiro. Genda ubabwirire ko Yesu naza abantu bapfuye bazatanga bazaba bakiriho kumubona. Tuvuge ngo amen. Bazazuka, nibamara kuzuka, nibarangiza bagende basanganire Kristo mu kirere, bahinduranywe nawe, nibarangiza abiyereke bahinduranywe nawe, bamaze kumubona nibwo abantu bazaba bagihumeka, bazongera kugira gute kumubona imbere y'abantu bapfuye. Mbazaniye andi makuru. Vuga amen nyavuge. Nkuzaniye ayandi makuru. Ntabwo Chantal wacu yapfuye, arasinziriye. Ikinje kujya impaka nawe n'umutima wawe. Kandi hari ikintu cyatumye Imana yacu idatwara wowe ikitwara Chantal. Nta muntu yigisha impaka ngo ayibwire ngo kora ibyo. Bibiliya tuvuga ngo ni Imana inyuranya amaboko ngo ibizi kandi igeze gute ibishaka. Tuvuge ngo amen. Iritegereza wowe washaka ko mwagumana muri iyi si, akaguma akayibabariramo, akaguma akayuhiramo, akaguma akayigiramo agahinda n'ibindi bibazo tutazi biri mu mutima we yari afite. Ariko Imana irarebera Chantal, irareba iramubwira iti rero uyu munsi, iyi saha, uyu munota twebwe tutazi tukimutunzi, ageze aho aryoshye, ageze aho abana bamukeneye, Imana inyabamo akantu yavuga rikamucyure. Niyo Imana imukurekera kurenza aho yamucyuriye, ikamukurekera akagumaho. Ahari hari ibintu bikomeye byari kuzamubaho byatuma yihakana Imana. Ariko nzanya amakuru nshaka kukubwira ko Chantal wacu nyakubyara ntabwo yapfuye nka babandi badafite ibyiringiro. Twigize gusengana aha ku musozi w'ibyiringiro. Niba mwabanaga mu kazi burya mwakabanagamo ariko rimwe akinyabye akajyaho Imana iri. Niba yarakora imidiyani atarakwishyuye n'umucira urubanza, hariho umugabo umwe arapfa, apfa ari n'umwenda ari imideni, none wa muntu abereye imideni. Nje kukubwira imbaraga z'Imana no kubabarira kwayo. Amen. Amaze gupfa wa muntu w'ideni aragenda ajya gukiza umugore. Ageze ntabwo yari igisubizo umugore amuhaye, ahubwo ngo yahise afata abana babiri yari yarabyaye wa mugabo wapfuye, ngo aravuga ngo aba bana bagize ubwishyu bw'ideni umugabo yapfuye ndimo. Uzi ukuntu Imana yabikoze? Imana yakoresheje utuvuta dukeya wa mugabo yari yasize mu rugo iwe. Umukozi w'Imana, umugore we aragenda asanga umukozi w'Imana avuga ati umugabo wanjye ari umugaragu yarapfuye, none umuntu yari arimo ideni, arashaka kunjyanira abana mu kigo
cyabyaje n'umugabo wagiye yapfuye atishyuye none nkora iki umukozi Imana amubwira ati umva iturize mu rugo hari iki aramubwira ati mu rugo hari utuvuta dukeya yapfuye asize ntabwo ntiwakwiguna duteka mu biryo ntitwakora ariko ntituvuta twonyine duhari icyo yaramubwiye ngo genda wicire mu nzu n'abana bawe kandi utire ibintu byinshi umuntu umukozi Imana agiye gutira nta kintu yari afite bivuga ngo umugabo yarapfuye ariko nta kintu yagize gute yasize nje kukubwira Imana ikomeza urugendo umuntu yapfuye nta kintu asize utamubonye bikamubwira abirirwa twambaye gutya abirirwa ukamutekereza ugasanga ntabwo yagize gute ntabwo ari icyo kiratangaje icya kabiri turanye n'Imana ntabwo tuvuge gahambera udakirwa niyo mpamvu umuntu Imana ikora ibyo abantu badakeka mu buzima bwawe rata yikorera ibyo abantu badakeka ikomora ubugumano mu mutima wawe ko abantu yigiriza ikorera rata niyo yonyine y'agaharo mama niyo yonyine ko ituma amabwiriza avuga ngo ni ubuhanga yicaranye n'Imana data ndagarutse ku ijambo ryo twasomye ntaza kubarambira ijambo se n'ubwo umuntu w'Imana wese kumfasha kagira ahantu kicara muri wowe navuge mu bayopeni navuge muri gahunda upanga gushyiramo n'urupfu kararyoshye okay tuzamura icyubahiro cy'Imana haleluya ambara neza nta kibazo rya neza nta kibazo y'ibyo Imana iguhaye nta kibazo ko nta munyakigaru rya nabi oya nta munyakigaru rya nabi turya neza zibidaga ariko zirarunze Yesu ahabwa icyubahiro bibi bice nta kibazo ukiteraho fondeti kutukuragana rwawe umwe n'akawunga karukamwe nta muntu umenya ibyawe birimo nta kibazo munyakigaru twese turya neza ariko ukora byose ariko nurangiza ugira nibuze iminota 30 mu cyumweru uvuga ngo ariko hari urupfu hari urupfu ahantu reka mabwire hari urupfu ahantu nyakubyaro bari Imana yamugejeje ikintu bari kumwe ntabwo ari amasengesho yasenze reka ntabwo bari kumwe n'amasengesho yasenze ibyo ntubimeke twicaye muri Bibiliya ntabwo bari kumwe n'ibindi bintu byose ikintu bajyanye na nyakubyaro ngiye gucukibutsa ni imirimo yakoreye Imana imirimo yakoreye Imana niyo bari kumwe ahantu ari nawe uherekeza niba runaka kubwira ngaragukunda n'ibyiza aragukunda ariko hari ahantu mutagerana papa yarapfuye amaze gupfa na mama arapfa twabanaga mu nzu barangije bamuzanye igipfundikizo cy'isanduku bagishyira ahantu hatagaragara binjiye ncanye itara n'ubwo hatabona nkora ku gifunga isanduku hejuru induru nyihumurwa kandi yari mama nakundaga twarabanaga mu nzu urunyabukurupfu ntabwo rumenyerwa ntirumenyerwa rwaba urumenyerwa twarumenyerwa ntirumenyerwa ariko nta hantu twarukira ahubwo nimureke twiyakire tumere gutya tutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro rata sibyo rata nitubone n'abantu badafite ibyiringiro none se reka mubaze akantu kamwe niba muri gahunda yacu n'urupfu rurimo kandi iyo umuntu apfuye akaba aherekezwa n'imirimo rata nta cyemezo wafata cyo kugwiza iki nta cyemezo ariko mbariza mugenzi wicaranye rata nshuti ya Chantal nta cyemezo twafatanye nawe cyo kugwiza imirimo rata ku magambo abiri navuze niba tuzatungurwa n'ibintu bibiri kwisanga mu ijuru abo twabonaga twatekaga ko bazaba ariyo badahari kwisanga mu ijuru abo tutakekaga ko bazaba ariyo kubera ko tubazi mu byaha mu busambanyi mu bujura kuki tukabona bicaranye n'Imana data tukaba bimeze gutya waretse rata muri iyi sanduku umuntu ajyamo muri za metero ebyiri tukishakira imirimo wanyemera ukanyunyuzamo akanya kamwe ugasura abarwayi wabuze kandi harimo abantu muri hano mwaje kubera ko umwuka wamaze kugera mutarigize munamugemurira nimuvuge Imana tubabarire harimo abantu mwaguze indabo mugura ibintu byose ubu ntabwo abana be bazongera kubabona muti pasiteri yatucyuriye ntabwo nabikora ndi umuntu w'Imana ahubwo nakwibutsa garate sibyo vuze nabi dukomeze ijambo ry'Imana bitetsose tujyana mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 14 umurongo wa 12 munyemerere nsome haravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera kwa Yesu numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika ibi ngo baruhuke imihati yabo
kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Twumvise ijambo ritubwira ko gupfa harimo ibintu bibiri. Icyambere, kuba ari mu mwami wacu Yesu Kristo ngo harimo guhirwa, kuko aravuze ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka arabihamya, ngo aravuga ngo kugira ngo harimo n'undi murimo witwa kuruhuka. Ntabwo Chantal azongera kubabara ngo ntiyariye, ntabwo Chantal azongera kubabara ngo minerivare, ngo kwidepurasa n'ibindi bibazo bindi, ahubwo ngo harimo kuruhuka mu gupfa, ngo baruhuke imiruho, baruhuke n'ibintu by'imihati. Sinzi imihati yahuye nayo uko ntabwo twari hamwe, ariko ibyo byo byose n'isi ntabwo ibibuze. None ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu, kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati, ngo umwuka arabihamya ngo kuko imirimo yabo igize gute ibaherekeje. Ndashaka kuvuga ku mirimo yawe. Iya Chantal ubu ntakibasha gukora no kuvuga, iyo yakoze niyo yamuherekeje. Ndashaka kuvuga ngo niba twavuze ngo muri gahunda zawe ujye upangamo na gahunda z'urupfu, uyu munsi bya Chantal birarangiye, ejo ni wowe. Ibwira umutima ngo ejo ni iki, none se imirimo yawe iherekeze ejo ni iyi. Ndagira ngo nyuma yo gutaha kuva mu mubiri kwa Chantal nyakubyara, utangirane n'Imana urugendo rw'imirimo no kuyikorera, ubonera umwana umwanya. Umva ngarutse ku muryango wa Chantal nyakubyara, ndababwiye ngo nimwihangane nimukomere, mitima yanyu ihumure. Chantal niba yarakoreye Imana kuko afite imirimo kandi izina rye mu gitabo cy'ubugingo tuzongera duhure, ariko nubwo yaba atarimo hari aho tuzahurira cyangwa hari aho tuzamubonera. Noneho ndavugana n'umutima wawe, hari ikintu wahinduraho. Chantal ari hano kugira ngo akubwirize uyu munsi, hindura imirimo, kora akazi kawe, ariko ugira imirimo izaguherekeza. Muzajyana muri iriya sanduku, muzajyana muri iriya metero ebyiri, muzabana akantu kugeza Yesu agarutse. Umva abana n'abantu neza, amahoro, witari inzangano, oroshya ibintu mu mutima wawe, oroshya, witigana n'ibintu biremereze muri wowe. Iyo umuntu apfuye ntabwo agaruka gutyo. Umva nkubwire, imirimo ngo izagenda ize gute iduherekeje. Ngiye gusenga. Hariho kuvuka undi muhango, hakabaho gupfa. Ese umunsi wawe uhagaze uti? Tugiye gusengera ibintu bitatu. Icyambere, tugiye gusengera abana ba Chantal n'umuryango we. Icya kabiri, tugiye gusengera inshuti za Chantal. Icya gatatu, tugiye gusenga Imana duha imbaraga zo gukora imirimo no kubwiza imirimo. Sibyo rata? Imana ibaha umugisha. Haguruka dusenge. Imana y'amahanga, Imana ishobora byose, Imana y'ubuntu, Imana ikiranuka, ijambo ryawe ni ukuri kandi ntabwo rihinduka. Ndasenze kubw'icyubahiro cyawe Mana, garagara mu ruhande rwa buri muntu wese. Ineza yawe tugote, dutwikirize umwuka wera nk'abana ba Chantal, ukurira mu biganza bye kandi ubarere, wagaburire, ubamenyere minerivare, ubamenyere buri kintu kimwe na kimwe cyose. Mu izina rya Yesu duhumurisha umuryango wa Chantal ukomeze, babe bugufi, begere, barwanirire, bagutisha umwuka n'umuriro mu izina rya Yesu, kandi ubutsinzi bw'Imana bubabeho. Dusengeye inshuti ze bakomeze, bazazirikana abana kandi babibuke mu izina rya Yesu. Dusengeye umuntu wese uri aha hantu, Mana umubere Imana, umubere imbaraga. Chantal yarazwe n'abantu benshi, buri wese waruzwishe Chantal. Mana turamusengeye kugira ngo ubwo yumvise iyi nkuru komeze umutima we mu izina rya Yesu, kandi turakwisabiye duteze ibiganza imbere yawe, duhe kugwiza imirimo, duhe kugukorera by'ukuri mu izina rya Yesu, maze ubwo uzagaruka Kristo uzatwishyire nta munganyari, nta n'ikizinga kituriho, ahubwo imirimo yacu ikwiriye kandi igwiriye imbere yawe. Urakarama ko ubikoze, ugize neza gusoza ibyo mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana turishoje twabwirizaga, ndagira ngo nakire umuntu uhagarariye iyi gahunda turimo. Makumyabiri zingahe hapfuye nyirakuru, muri mwe harimo umwe waje kudufata mu mugongo. Akihava